Hello guys, ni M250 nk'ibisanzwe twagarutse ngo tubagezeho ijambo rikomeye rizadufasha kugira ngo uno mwaka tukomeze kuwunyuramo dukomeye tumeze fresh. Ushize nababwiye hejuru y'urukundo, uno munsi ndababwira hejuru y'imbabazi. Imbabazi ni ikintu gikomeye, kubabarira ni ibintu bidasanzwe bibaho mu buzima. Tekereza kubabarira umuntu wakwiciye, tekereza kubabarira umuntu wakwibye umuzi, tekereza kubabarira umuntu wakoze icyaha kintu utanavugira n'imbere y'abantu ariko ukamubabarira. Nshaka kubabwira ngo mureke tugire imbabazi, uyu mwaka tuzawunyuramo dukomeye tumeze neza. Kubabarira umuntu waguhemukiye, umusizeho inkovu, ubwiwe yumva ahangayitse kubera yuko wamubabariye ariko akumva niwe ugifite igikomere. Rero nshuti bavandimwe, nshuti zidukurikira M250 umunsi ku wundi, turabashimira cyane. Nifuje kubabwira ngo tugire imbabazi, twige kubabarira kuko nicyo gihatse ibindi byose muri ino si turimo. Ciao ciao, turi kumwe. M250, like, comment, subscribe.